murakoze cyane. Sinzi niba turakomeza kugenda tuganira, ntarabarekura gato ngo twakira abandi. Aba bantu hari akantu gato baba bakeneye gato cyane, nimucuranga nimushaye muturirimbira agakorasi gato cyane bumve koko iyo santi imeze neza. Sinzi niba chance hari mikro yo ko muri zaburi, kugira ngo abanze bumve yuko amajwi ameze neza atarimo ka gripe. Ako ndabizi muraza ko gakenera media atuye inyuma y'ibihe arutitangira nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora, arakora ubizwa nuza kukumutima. Yesu arakora. Turabashimiye cyane ku ruhare rukomeye mwagize mu gufatanya na Beno Chance. Hanyuma munyemerere kandi twakire Dove Hotel, mwagize neza cyane General Manager kuza kubana natwe, turabashimiye cyane. Hanyuma munyemerere dutangirane press conference n'umwanya n'ubundi w'isengesho nanone, kugira ngo aba bahanzi bacu Imana ize kubana nabo mu byo tugiye kuganira. Hanyuma media nyuma yo kugira akantu gato kaka briefing gato kugira ngo tumenye ikizaba, gahunda uko ipanze, uko iteguye, tuze kumva n'aba partners bacu, turaza kongera kugira umwanya w'ibibazo aho muza kubaza ibari ku mutima. Munyemerere dusenge nanone. Nyiringabo Kristo umwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje, urengeye byose, uri hejuru ya byose, uradushoboje. Press conference ikabigeze igihe cyo gutangira, byari mu bushake bwawe ko uyu munsi wa none abana bawe, abakozi bawe, abo waremye ubaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, bazatanga ubutumwa bakabushyikiriza isi binyuze mu gitaramo. Turakuraritse kugira ngo ibigiye kuvugirwa hano byose biyoborwe nawe. Dushimiye abo wahagurukije, aba partners bacu, kugira ngo bafatanye natwe, ubagurire imbago aho bakuye, ubakube inshuro nyinshi cyane, kandi ubahe n'umwanya mu bwami bw'ijuru kuko babaye umusemburo wo kwagura no kwamamaza ubutumwa bwawe. Dusabe bagenzi bacu abanyamakuru kugira ngo buri wese uri hano umuhe umugisha, ubwitabire bwe n'ubw'agaciro gakomeye cyane, ntibizibagirane mu maso yawe mwami Imana. Tugusabye twizeye kubana natwe rero mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dutangirane na Ben na Chance. Munyemerere dutangirane na Ben na Chance. Ben ndetse na Chance nimba mutima zikomeye cyane, bigomba kuba ari ibihe mwari mutegereje, ndabibona no mu maso yanyu ko mwiteguye cyane. Mwanze mudusangize uko mwiyumva ndetse nuko gahunda ku ruhande rwanyu iteguye. Karibu. murakoze cyane. Nkuko yarabivuze, njyewe nitwa Ben. Uyu mudamu mwiza mureba ahangaha nawe yitwa Chance, akaba ari we unyungirije muri iyi ministeri yo mu rugo y'umuhamagaro. Mbanje mu by'ukuri kubashimira abantu mwese muri hano, abanyamakuru batandukanye baturutse mu binyamakuru bitandukanye. Muri abantu b'agaciro kandi muri umugisha kuri twe, ndetse muri abantu bafasha cyane mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza Imana yadushizemo. Ndabizi tutabafite mu by'ukuri bushobora kugarukira hafi. Kuba rero tubafite Imana yarabaduhaye, mu by'ukuri mwumve ko tubashimiye, muri abantu b'agaciro. Hanyuma uyu munsi nk'uko abenshi babizi, turimo turategura igitaramo, nakwita igitaramo kinini cyacu. Ubwo hari ibindi twabanje gukora mbere,
ariko urwego byari biriho narwo rwari rwiza, ariko iki ni igitaramo ntekereza ko ari igitaramo kinini kuri twe. Turimo dutegura kuri Pasika twise Easter Jubilee Music Gathering kubera impamvu ebyiri ahanini urebye. Ni ukubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo twese hamwe nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi twizihize gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo niyo mpamvu ya mbere nyamukuru. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo muri icyo gitaramo nanone tuzabashe mu by'ukuri kugaragariza abantu Imana yacu itari iy'abandi, itari iy'abo tujya dusoma muri Bibiliya, iyacu twiboneye anye nayo nayo itwiyereka mu buryo butandukanye. Ubwo ngubwo ndavuga ngo ni mu buzima bwacu, ni Imana yo mu buzima bwacu, Imana yo mu rugo rwacu, uburyo tubanye nayo, uburyo dukorana nayo, uburyo tugenda nayo, nabwo ni ikindi gice cya kabiri cyatumye ahanini tuvuga ngo tugomba gukora kino gitaramo. Ubu rero imyiteguro irarimbanyije, bimeze neza ku ruhande rwacu, tumeze neza, ibitureba tugomba gutegura turimo turashyiraho agataci ka nyuma kugira ngo ku cyumweru hazagere tumeze neza, kandi na sante tumeze sawa, nta kurwara, nta n'ugomba kurwara, nta n'uwemerewe kurwara mbere yo ku cyumweru. Wenda nyuma natwe turi abanyamubiri nk'abandi, dushobora kurwara cyangwa tukarwara n'umunaniro, ariko sante yacu imeze neza, naho ubuzima bw'umwuka nabwo bumeze neza, imyiteguro imeze neza. Nababwira iki, ndimo ndumva ku cyumweru haturambiye. Murakoze cyane. Sinzi niba turakomeza kugenda tuganira, ntarabarekura gato ngo twakire abandi. Aba bantu hari akantu gato baba bakeneye gato cyane, nimucuranga nimushaye muturirimbira agakorasi gato cyane bumve koko iyo sante imeze neza. Sinzi niba chance hari mikoro yo ko muri Zaburi, kugira ngo babanze bumve yuko amajwi ameze neza atarimo ka gripe. Ako ndabizi muraza ko gakenera media atuye inyuma y'ibihe arutitangira nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora, arakora, subizwa nuza kuko umutima Yesu arakora. Thank you. Barakoze cyane, amashyi menshi cyane. Mwatangiye kubona ko n'ubuzima n'amajwi bimeze neza. Tekereza rero nihazamo gitari, hakazamo piano, hakazamo n'imyirongi n'ibindi byinshi cyane. Turi ahantu heza nka arena, twicaye twisanzuye, bizaba biryoshye. Ubwo umuntu utaragura tike uri buze kubona iyi press conference, nakubwira yuko wanyaruka cyane ukagura tike yawe kugira ngo tuzabashe kubana muri Easter Jubilee. Munyemerere twakire Papi Clever ndetse na Dorcas, n'abakozi b'Imana bazafasha Ben na Chance, bakaba nabo bafite uko biri kose iki bari ku mutima. Papi, bigomba kuba bibanezeza nk'abakozi b'Imana gufatanya kugira ngo murusheho kwagura uyu murimo. Tubwira imbamutima wagize Ben na Chance bakibabwira ko murimo bifuza yuko bazakorana, hanyuma nanatubwira uko mwiteguye kuzafasha mu kwagura ubwami bw'Imana kuri uriya munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Nibyo nkuko mubivuze, Ben na Chance ni inshuti zacu by'umwihariko kandi cyane. So hanyuma rero bikiyongeraho umugisha nyine twagiriweho kugira ngo baduhamagare bifuza ko tuzafatanya. Byaratunejeje kandi turi kubyitegura neza, numva bizagenda neza rwose. Uriya munsi twiteze cyane ikintu Imana izakorera hano hantu.
murakoze. arakoze cyane papi. Uyu ni umunsi abantu biteguye cyane, natwe we can wait kumva uko bazaba bameze uwo munsi. Munyemerere ndayo no press conference mu buryo bwo gutuma abantu duhamagara amarangamutima yabo gato. Mugomba kuba mufite akaririmbo keza ubwanyu mwakwitira mu kabara ko mu gitabo. ndabona yibasabye tayari. Reka tuhere kuri Fiacre. Fiacre urifuza iyihe? Badukoreye akantu gato. Aha, impamvu zibifatika akapera akantu gato abantu bumve yuko abantu bari tayari. nzafata ibimungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ubwo nabwira umuntu utaragura itike, ubwo hano nari navuze kuri sound izaba imeze neza, navuze gitari, umva aya majwi rero. Ibaze kuyabura ku mafaranga make, ntubashe kwiyumvira byinshi bateguye. Basohoye indirimbo nshya yo kwitegura iyi event just for that. Indirimbo nziza iri muri Swahili. Ubwo rero ntimuze gukora ikindi kitari kugura tike, turashaka BK Arena yuzuye. Binjyane rero ku muyobozi turi kumwe wa BK Arena. Nyakubahwa muyobozi, abantu benshi barabashimira by'umwihariko mu izina ry'umukuru w'igihugu watekereje kiriya gikorwa. Ariko namwe hari uko gospel y'u Rwanda muri iki gihe, nyuma yaho mukoraniye n'abandi ba artiste benshi mumaze kuyibona nka BK Arena nka venue, twizere yuko ibintu byose biteguye neza. Ubwo muradusangiza nyine ku ruhande rwanyu nka venue izaberamo event uko mwiteguye kwakira abazahagera. Murakoze cyane. Muraho igihe nimuze kunsaba kuririmba, ntabwo ndi umuririmbyi ariko ndashima Imana cyane. So amazina yanjye ni Sharangabo Alexis, ngira ngo benshi turaziranye, ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri BK Arena, ariko mu izina rya Q Avenue Solution niyo company managinga BK Arena na stade n'ahandi Zaria. Tubahaye ikaze benshi ahangaha, ngira ngo twanatangiye igikorwa already, nari kuba natangiye kubaha ikaze, ariko ni mu rugo namwe mwahageze kandi murahahora kandi muremerewe kuhaza. Rero tubahaye ikaze. Igikorwa cyo kimaze igihe tugitegura, ibindi turaza kubiganira nyuma. ubu kwari kubaha ikaze. Nshimira cyane abafashe iya mbere kugira ngo dutegure iki gikorwa, harimo Fiacre nabo bakorana, noneho n'abahanzi cyane cyane Ben and Chance, ariko nishimiye cyane noneho n'abaje kwifatanya nabo, abanyamakuru, abaterankunga, kuko ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Natwe BK Arena nubwo tuba natwe twajemwo nk'abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa, ariko dushimira n'abandi. Igihe nk'ubikora kenshi mba nzi ko bitoroshye ko babivuga, ariko birashoboka. Inyubako tuzi amateka yayo, twebwe rero dukora ibishoboka ngo twakira abakiriya, tubasobanurire, tugerageza aho dushobora kugira ngo bikunde. Byarakunze rero, wa mugani twumva tutategereza igihe kinini, harageze, isaha yageze, umunsi wageze. Ibindi turaza gukomeza kubiganira, sinshaka gutanga amakuru menshi ataragera, ariko twari kubaha ikaze kandi turabishimiye. Imana ibahe umugisha kandi mujye mukomeza mutugana. Murakoze. Ntimwakongera amashyi ijambo ryiza. Ubundi twakoze amakosa, twihaye ikaze kandi twari kumwe na nyir'urugo, ariko kuko turi abana mu rugo yongeye kuduha ikaze. Munyemerere tuganire na Muyoboke Alex, akaba ahagarariye Vox, akaba rero ari company yafatanyije na Beno Chance mu kuorganiza iyi event.
Yes, manager, bibaye imyaka myinshi tukubona mu muziki, abantu baranagushimira cyane ku ruhare rwanyu mu gufasha impano zitandukanye mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko muri gospel. Muratubwira ku ruhande rwanyu nk'abafite event mu biganza, imyiteguro ku ruhande rwanyu nka Vox imezite, bigezehe, ese n'aka kanya bavuze ngo igitaramo kibe muri tayari? Murakoze. Mwiriwe, ukosore gatoya, ba nyiri igitaramo barahari, utaza kugita ko ari icyacu. Igitaramo ni cya Ben na Chance nka Voxa Group, baratwegereye. Nk'uko wari ubivuze, experience ni nyinshi, turi mu muziki imyaka irenga 25, ndibaza ko urubyiruko turi hamwe rwari rwakavutse, none nibo twicaranye hano. So baratwegereye rero Ben na Chance n'abahanzi beza, murabizi sindi ubisubiremo kuko abanyamakuru benshi bari hano ndabona muri gospel, murabakurikira niyo mutara gospel, turi muri creative industry. So rero yewe Muyoboka Alex nk'umuyobozi wa Voxa Group na mugenzi wanjye Fiacre utinya kamera kurusha abantu bose, niwe waruziranye na Ben na Chance from day one. Baraza kubibabwira ukuntu bahuye bakora indirimbo ya mbere ari babajyanye muri studio, ibyo baraza kubyisobanurira. So rero fekana ko mbaha amafaranga menshi mukaba munkupa bite. So aho cyangwa kwaya bakoraga ibitaramo by'ubuntu, niyo mpamvu utabona njye n'umucuruzi singiye kubabeshya, ntajyagamo kandi ngiraga abanzi takirese we tubiziranyeho hano mu munyamakuru mugezi wanyu. Nkunda gospel music kurusha ibyo ncuruza, kurusha satura. Uranagoye niba njye kujya muzahasanga indirimbo cyangwa cyara kibaza cassette cyangwa flash indirimbo zabo managing, nta ndirimbo zabo njye menya burya ariko ndazicuruza. Impamvu gospel music niyo music iririyo. Umuntu warabona gospel music mu artist gospel aririmba playback gakeye n'abasanga mbona giye atakoresheje ijwi ryakoresha gitari, akoresha instruments, ukabona ko ari umuziki nyawo. Sivuga n'utahari ariko niyo muziki uririmba, ndetse urabona ubutumwa utazashanga ngo ya befinze runaka. Simwe ibyo ni ibintu byiza rero byatumye mbi interested je na mugenzi wanjye turavuga tuti reka tujye inyuma ya Ben na Chance, n'abantu beza agiye kugityanira n'abakunze wenda rwaje babibutseho. Ubundi njye mbabwira nti niba njye babona kanya bajya babona kanya bajye muri Genesis Comedy, nabone wa comedian narabivuga kabisa. Murakoze cyane, turakomeza tuganira. Murakoze cyane, amashyi menshi cyane kuri Voxa nibo ba event organizer. Munyemerere tubanze twakire bashiki bacu bato dukunda cyane, muhanze mubaha amashyi. Alicia na Germaine turabakunda cyane kandi turashima ikimana iri kubakoresha. Munyemerere nta bibazo byinshi ndi bubabaze, mukore akantu gato n'amajwi yanyu akapera agakora ku ndirimbo yanyu bindi mwe muzakora. Amen. Twaje kubasuhuza mwese mfashimwe. Tiva mumba akazamurwa yahise anyoherereza umufasha bunga urukundo nkunda ntakirusumba, erega ni narwo ncungiraho ndubuze napfa. Akiva mumva akazamurwa yahise anyoherereza umufasha kumbungabunga, urukundo nkunda ntakirusumba, erega ni narwo ncungiraho ndubuze napfa. Amen. Wow. Ibi bintu mwabihaye amashyi kwe, murumva aya amajwi meza cyane. Ni n'indirimbo ijyanye n'umunsi tuzaba turiho nyirizina akiva mu mva, ubwo ni igihe nyine Yesu yazukaga, nabyo ihora na Easter Jubilee Music Gathering.